Uriya rero abantu baba mama inshuro nyinshi hari ibintu dutinya kuvuga kandi babihari. Nimba turi muri Mbwiza ukuri ikiganiro cyawe warakigize Mbwiza ukuri, ngewe ngiye kukubwiza ukuri nawe ubashe kumbwiza ukuri n'abaduteza amatwi. Yego, mbese ubarije muri rusange. Yego. Nibiba na ngombwa n'ikibazo cyanjye mfite cy'umwihariko ndakikubwira n'abandi bagize isoni zo kukivuga. Kuko byanze bikunze njya numva bakirajya kuvuga ngo ukiri indwara arayirata. Ukiri indwara arayirata nta kibazo. Yego. Ubu se ko hari nk'umuntu utajibasha nko gutera akabariro. Mbanje kubasuhuza abakurikiranye Umurage Gakondo TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Mbwiza ukuri. Nkuko bisanzwe iteka waduhamagara kuri nimero zacu 0788555125 ugakora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu uko bitambutse, ugakora share, utanga comment, ubundi tukabasha no kugusobanurira ibintu byose waba wifuza kumenya hano mu Murage Gakondo. Mbo iri ni ivuriro Umurage Gakondo. Ubwo rero twagira ngo ufite ikibazo cyangwa se andi matsiko yandi ujye ushyiraho comment, biba byiza cyane kuko uko abantu bagenda babibona uko bagira gute niko babasha kugira amatsiko, kandi iyo baje tukabasobanurira abo duhura n'iki. Ahangaha ni mu Murage Gakondo. Aha rero ikiganiro ni Mbwiza ukuri, hari umutumirwa umwe wifuje ko twagirana ikiganiro Umurage Gakondo, twarabimwemereye turamubwira ngo azaze dukorane ikiganiro. Rero namwe mudukurikiye ubwo nawe yagira ngo aze kubanza kubasuhuza mbere yuko ikiganiro gitangira, hanyuma watangira usuhuza bakiri. Mbanje kubasuhuza mwebwe mukurikiye Umurage Gakondo TV. Nkunda ikiganiro Mbwiza ukuri. Nagiye nkurikirana ikiganiro Mbwiza ukuri inshuro nyinshi, ngenda ntumvamwo abantu benshi bari bariho kurikira kuri WhatsApp zitandukanye bigenda bitambuka. Numva Mbwiza ukuri iranyuze cyane. Numva ngize amatsiko yo kumenya ikiganiro Mbwiza ukuri kugira ngo ngikurikirane neza, numve ko nge kinyuze n'umutima wanjye. Nagerageje kugikurikira nyirizina ndagisanga uyu munsi, rero nibwo niyumvishijemo ko ngomba kwinjira aho hantu. Noneho nanahageze nsanga nyirizina ngo ni mu Murage Gakondo. Ninjiye aho hantu mu Murage Gakondo, hasanze nyiri Umurage Gakondo. Ubu ngubu aha turi niwe nicanye nawe ngo ni mu Murage Gakondo. Nahinjiye ariko nubwo naje nkurikiye ikiganiro Mbwiza ukuri, ariko ndahageze numva Mbwiza ukuri ntikinyuze neza nkuko ariko nabitekerezaga, ariko mpise numva n'utundi tubazo twanjye tw'amatsiko nkuko ari muganga ngari mu Murage Gakondo. Mbwiza ukuri ngiye kuba nyiparitse nzayige nasubiye mu rugo aho mvuye, mbanze numve ko hari icyo yamfasha mu buzima bwanjye busanzwe naba mfite. Nifuje kuganira nawe. Ndi kubona hano hari ibintu byinshi bitandukanye, sinzi neza nimba ibibazo mfite wabasha kubikemura nkuko ngo hano ari mu Murage Gakondo by'ukuri. Nta kibazo hano, nta kibazo. Ko naje kubanza kumva ngo ni Mbwiza ukuri byaje guhinduka mu Murage Gakondo. Gute? Mbere yuko ninjira mu buzima bwanjye ngo kwinjizamo numve ko hari ikindi kintu kindi wamfasha, ndashaka kubanza umbwira ukuntu byaje guhinduka Mbwiza ukuri bikajya mu Murage Gakondo. Akiwe watangiye gukurikirana Umurage Gakondo TV ikiganiro Mbwiza ukuri, bwumva wawe watangiranye n'ikiganiro Mbwiza ukuri uhura n'abantu benshi bagiye babishima kuko abantu benshi baba badushyiraho comment bagakora amasurprise. Noneho ubwo byanze bikunze nawe niho wantu wagihire kuko ntabwo ari Mbwiza ukuri twatangiriyeho, hari ibindi biganiro twagiye dutangira ariko byose bigamije iterambere. Ariko gusa tuza kureba twabatse ni gute umuntu yashyiraho channel y'inshira kinyuma, ibintu umuntu atinya kuvuga, ibintu atinya kugira gute,
turavuga ati reka dusobanurire abanyarwanda. Ni muri iyo minsi rero nk'ubu ngubu twicaranye gutya ikiganiro twageneye Mbwiza ukuri tugikora izi saha, akaba ari nayo mpamvu mu bantu bagiye batwandikira badushyiraho komenti niwe twatoranyije turaguhamagara ati uzaze uyu munsi. Murakoze cyane rero buriya kuba mwabashije kwitabira nanone kuko ntimwice gahunda. Ubwo rero nagira ngo mbahe ikaze hano mu murage gakondo, ubundi mutubwire nibura nk'ibintu nka bingahe ushobora kwifuza kubaza, kuvuga ati gusa numvise ikiganiro nakurikiranye ibi n'ibi numva hari ibyo numva bitanyubatse cyangwa se n'ibyanteye amatsiko, byanze bikunze kuba waje hano ugakora urugendo rwawe ukaza hano, byanze bikunze hari kimwe muri byo wumva ushaka kumenya. Noneho rero nibura waduha ingero, simbizi nimba uri bwibarize ku giti cyawe cyangwa se ari ibibazo uri bubaze rusange nk'uko bamwe baba batubaza ati keretse ngiye mubinsubirije muri rusange. Buriya rero abantu b'abamama inshuro nyinshi hari ibintu dutinya kuvuga kandi biba bihari. Nimba turi muri Mbwiza ukuri ikiganiro cyawe warakigize Mbwiza ukuri, ngewe ngiye kukubwiza ukuri nawe ubashe kumbwiza ukuri n'abaduteze amatwi. Yego, mbese ubarije muri rusange. Yego. Nibiba na ngombwa n'ikibazo cyanjye ifite cy'umwihariko ndakikubwira n'abandi bagize isoni zo kukivuga. Kuko byanze bikunze njya numva bakirajya kuvuga ngo ukiri indwara arayirata. Ukiri indwara arayirata nta kibazo. Yego. Ubu se ko hari nk'umuntu utajibasha nko gutera akabariro kandi nkaba numvishe ngo hano ni mu murage gakondo, wamuvura? Okay, ibi ni ibibazo dukunda guhura cyane keshi, ariko gusa biragoye guhita usubiza ako kanya ngo byakunda, ariko ni inzira ebyiri bishobora kuvurirwamo. Iyo urebye ku murage gakondo usanga ngo tuvura indwara z'ibice bibiri, ngira ngo niyo urebye ku byapa byacu amabureshi tugenda dutanga usangaho indwara z'ibice bibiri. Igice cya mbere rero umuntu ashobora guterwa akabariro, ashobora gutuma adatera akabariro kubera ko imisemburo ye yabaye mikeya, akongera akareka gutera akabariro. Nanone buriya hari n'inzoka zibitera, ariko nanone tutiyibagije ko umuntu ashobora, nicyo kintu nabwira n'abaduteze amatwi. Gusa urakoze cyane kuba ubajije nk'iki kibazo, uri umwe mu bantu baba bashirikanyije akabaza, ariko bikaba ari rusange. Namwe abafite icyo kibazo nk'icyo nababwiye ngo hari aho biba biterwa n'inzoka, hari aho biba biterwa n'imisemburo yasinziriye, icyo gihe tuguha imiti yiyakura myakura. Ubwo rero byanze bikunze, ariko iyo bibaye ngombwa ko hari aho bakwabuye, ibyo bavuge mu ndwara zigendanye n'imyuka, uzi ko n'abanyarwanda barabigiraga bakuvuga ngo bamufatiriye, yagiye gutera akabariro aha baramufatira, byagenze. Ibyo namwe abanyarwanda murabizi, ntabwo utubariro twose tugenda kubera ko byatewe n'imirire mibi cyangwa se iminywere mibi. Hari uwo bafata bakamugundira, nyine abo ngabo bandi bene ngango. Ariko nkubwire ngo ni ibice bibiri ushobora kuba wakwivuza ukoresheje imiti, ariko iyo ufite ubushobozi uraza tukagusuzumira mu buryo bwa gakondo, tugatandukanya ibi bintu bibiri, ukareba nimba ari umurozi wabiteye, nimba dore ko bura nuko wigize ukurikirana ikiganiro kigendanye n'intezi z'abazimu, n'abazimu nabo barabitera. Ukaba ufite nka mwene wanyu wapfuye adashatse, akaguteza cya kintu gituma nawe ubwawe utabishaka. Ubwo rero icyo gihe hagati aho ngaho tukuvura dukurikije ngo ni ibiki twabonye. Ibintu twabonye nibyo tubasha kuvura. Uramutse uje tugasanga ntabwo ibintu bigendanye n'amarozi, kwisuzumisha ibintu by'amarozi tugasanga nta muzimu urimo, nta n'uwabikuroze, nta wagufatiriye, icyo gihe tukujyana muri cya gice kindi cya kabiri, ubundi ukavurwa uhabwa imiti yakura myakura kugira ngo kubyutsa imisemburo y'umubiri, ibintu byose ku buryo wumva ko usubiyeho neza. Niyo yaba ari inzoka tukaguha umuti uvura inzoka, hari inzoka zibikora. Ibyo rero nababwira ngo icyo kibazo ni izo nshuro ebyiri tukivuramo.
ubwo rero nimba hari n'ikindi watubaza twaguhaye umwanya watubaza. Nge rero ndi mu murage gakondo ubu ngubu, nimba umuntu uri mu murage gakondo mwamuhaye ubwisanzure rwose ni kare ubwisanzure nta kibazo. Ubu nanjye nimba ndi mu murage gakondo ndi seriye, ndashaka kuva hano nivuje nkamenya ngo ese ibibazo mfite biri guturuka kuki, nimba ari iyo myuka mubi mfite, nimba bituruka kuri izo mibe n'ibiki byose uri kumbura izo nzoka. Ubwo nkagira gute, nkagenda nzi neza ko mu murage gakondo ibintu byaho byose ari seriye. Ahubwo sinibaza ngo ese ko ndi kugenda mbona ibintu bitandukanye hano hose, ibi nibyo waba ubasha gukoresha cyangwa muri uwo murage gakondo ibi bintu nubwo mubifashe mutampa uburenganzira nta ngaruka ziri buze? Oya, ibyo nibyo ntabwo ari ngombwa cyane. Yego, aho ngaho ni kwitegereza. Ndi seriye rero, ndashaka kuva hano manje kumenya ngo mu murage gakondo baramvura ku buryo na mugenzi wanjye twazabura nkavuga ngo nabonye ahantu mu murage gakondo muri Mbwiza ukuri. Ikiganiro ni Mbwiza ukuri. Muri Mbwiza ukuri uragenda rwose bakakubwiza ukuri, ukamenya ukuri kwawe, ukamenya naho uhagaze ahariho. Mbo rero ikiganiro hano ni Mbwiza ukuri, umugane ikintu cyose nta kintu naguhisha. Bure iyo waje hano muri Mbwiza ukuri biba bidusaba kugira ngo tubisobanure n'umukiriya wacu, ushaka kumenya amateka, ushaka kumenya ngo ese ibi bintu bikorwa bite, ese ni gute baragura, ni gute baterekera, ni gute. Ibyo byose ni mu kiganiro Mbwiza ukuri. Andika nimero zacu zaduhamagara, zatubwira 0788 24 55 125. Wandikeho kuri YouTube channel yawe, handikeho ngo Umurage Gakondo TV. Urahita utubona, ubundi ukurikirana ibiganiro byacu, ukore na share, ukore na subscribe. Hanyuma rero hano simbizi nimba wifuje kugenda wisuzumishije mu Murage Gakondo, kuko hano naho tubanza kukwakirira bwa mbere, ariko ntabwo ariho tubikorera nyirizina. Hari ikindi cyumba cy'abakuru wakagombye kuza tukinjira, ubundi noneho tugasuzuma. Simbizi rero nimba uri tayari, cyangwa se nanone waba wumva unyuzwe ukangura uti nta kundi byagenda nzagaruka. Ubwo rero ikiganiro ni Mbwiza ukuri. Nimba wumva witeguye, twahaguruka tukagenda aho dusuzumira cyangwa? Nta kibazo, ngiye nditeguye, ahubwo nari nzi ko hano ariho musuzumira. Oya, ntabwo ari hano ariho dusuzumira. Reka tuzamuke nkwereke aho dusuzumira.